Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. So guys, uyu munsi nkuko mubibona mfite abatumirwa babiri bari special kandi iyo bari special murambibabwira. Twabazaniye abatumirwa beza. Reka ntera gatebe batangire batwibwire kwanza. Hi. Hi. Umeze gute? Fresh. Watwibwire. Nitwa Mukire Frank. Umunyabyinshu w'umukabu kaba umwishwa w'abasama. We ntago uri umunyabyishwa mwishwa w'abakabo? No. Ngende umwishwa w'abasama. Uri umwishwa w'abasama? Yes. Na mugenzi wawe uri iruhande rwawe. Urakoze cyane. Amazina banyita Merci. Ndumusinzira w'abatimbwa mwishwa badahurwa. Uri umusinzira w'umwishwa badahurwa. Twavuga ngo twishimiye cyane kubakira kuri MTV1 Show. Ni by'agaciro kubagira hano hantu. Mukire, mu buzima busanzwe Mukire ni muntu ki? Mukire ni umuntu ukunda gusenga, ni umuntu ukunda korosha ubuzima, ni umuntu utakunda stress. Udakunda stress. Iyo uvuze stress uvuga nk'izihe stress wowe ufata kari stress? Wa muntu ushobora kumbangamira mu buryo bumwe n'ubundi cyangwa se akanyinjira mu buzima. Kwinjira mu buzima? Yes. Ese Mukire urubatse cyangwa uracyari umusore? Ngiye iyo mbibona mbona umeze nk'umusore sinzi watubwira? Yes, ndubatse mfite umugore n'umwana umwe. Ndumwishwa abahinda. Yes. Kwa data bukwe. Yes. Niho nshatse mfite umwana umwe, mfite umugore atuye muri Amerika. Diaspora. Yeah. Imbere cyane Mary, we nta mu diaspora ufite? Kumwamaganya cyane. Ntawe ushaka? Naza ni sawa kandi Imana biterwa nyine n'uwo yateganyije tu. Ariko kimuravugira hasi ni nka mutari, ini wanyu ndi mu giteka. Ahubwo no guhaga cyane. Nimishe. Nimpishe. Merci ungu niyo mustari dufite usigaye ririmba bigacika. Ese watangiye ryari impano yawe kuririmba? Kuririmba ni impano nyine nkuko bivuze. Ni urugendo umuntu agenda anyuramo b'ubuzima. Siko baranyumva cyane ifatira. Yeah. Narivuze ngo kuririmba ni impano. Wenda bigoye wenda kudescribinga wenda ngo byatangiye iki gihe n'iki gihe kubera ko ni ikintu nyine kiba mu muntu. Hanyuma wenda uko abantu bagenda babaho, uko bagenda batera intambwe bikagenda bigaragara bija hanze. Mugenda mu improving gahoro gahoro. Nuko bimeze. Ariko biri officially natangiye kuririmba 2017. Nibwo nabitangiye biri officially. Mbese 2017 nibwo wiyumvishemo ko ufite talent yo kuririmba? 2017 nibwo nabyiyumvishijemo. Byari bindimo ariko nibwo byagiye ku mugaragaro. Okay, Mukire wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Okay, nanjye mu buzima busanzwe ndi umucuranzi. Ucuranga indirimbo zihuse, zitonze ndetse n'ibisirimba n'iziri hagati. Yego, nabitangiye 2017 n'umunani aho ngaho kugeza n'ubu ngubu. Ni ibintu nkunda kandi ni ibintu nkora. Nabitangiye kera. Yes, twarabanye arabizi cyane, narabikundaga cyane mu ishuri nakundaga kubikora. Ariko hari ukuntu Messi avuze ngo yabitangiye kera tukiciga. Numva ko byanga byakunda hari ahantu muziranye cyane birenze uko twebwe wenda twaba tubizi. Ese mwatubwira ukuntu mwebwe like urugendo rwanyu rwose ukuntu mwakuze, ukuntu mwabayeho, mbese ubuzima bwanyu mu ncamake mwabidusobanurira mukatubwira. Mukire turi kumwe hano na Messi turi kumwe hano ki? Yes. Kuko yarabivuze Messi ni inshuti yanjye guhera angahe 2012 gutyo aho ngaho niho twamenye twiga primaire. Nari mvuye muri Congo nawe avuyeyo, so araza asanga mu ishuri ku masomo arambwira ati nimwibwire. Ndamwibwira asanga nyine ni mwene wacu. Ubwo buzima bwa twatangiye bwose turigana tubana mu buzima bukomeye. Nza nibuka umunsi wa mbere twabonanye nawe cyane
ndamwishimira kandi nawe ndamukunda. Ni igihe bantambukije imbere nari nkiva iwacu ruguru ntaramenya ikinyarwanda neza, barantambutse imbere ngo nje gusoma ikinyarwanda. Mu by'ukuri nari umuntu uraho, byari biragorana pe. Barambwira ngo nitandukanye, ngo se kubera impamvu vuga ngo ishamba, ukandi abandi bavuga ngo ishyamba. Ndavuga ati nshaka niko iwacu banyigishije. Uko namuvuga ngo intare ngo igenda ngo mu ishamba, tuvuga ngo intare yajya mu ishyamba. Mu by'ukuri wacu arantabara angika inyungu, tarambwira turabyishe. Nuko none ako kantu niko kantu ka mbere gasa nkaho kampuje nawe cyane. Mu by'ukuri ambera inshuti, iyo yari atuye nko hafi y'ishuri. Kuva ico gihe arambwira ngo nzongera kurya umutsima iwanyu, uzoza urya umutsima mu rugo. Guhera uwo mwaka kugeza umunsi twasezeranye nawe aja i Nairobi. Reka nawe igice bivugaho twumve nawe nimba ari byo yayoka kundusha. Mukira arakoze cyane. Mu by'ukuri urugendo rw'ubuzima ni rurerure cyane, wenda tutabasha kuvuga mu minota ingahe. Urumva umuntu mubana kuva kiriya gihe kugeza n'ubu nyine harimo imyaka myinshi cyane. Ariko uburyo twamenyanye nawe, namusanze ku kigo bitaga ngo ni GS Kayonza. Abahazi ni kwa Focus, wenda abahize barahazi, Groupe Scolaire de Kayonza. Hanyuma ubwo nje nari nimutse mvuye ahandi twimukiye aho ngaho, ngeze mu kigo. Urumva nyine nta muntu twari tuziranye n'umwe. Ndaza ngera mu kigo nsamenyana n'abandi bana benshi, ariko njye naramubonye gutya gusa, bitamenya ko ari mwene wacu. Nahise amenya ko ari umunyamurenge. Nuko nyuma y'iminsi nk'ingahe nibwo twaje kumenyana. Wenyine aranyegera arambwira ngo ndabona nawe urasa nkaho uri mwene wacu. Rero uko niko twamenyanye, tuba inshuti. Ibyo babwiye ni ukuri. Twariganye, twaricaranye mu ishuri. Ikinyarwanda cyari cyaramunaniye cyane 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 kabisa. Akazambwira ngo asome igiti agasoma igiti. Urumva nibwo yari akiva ruguru, wenda akigera inanga biramugora, ariko Imana iza kumufasha, aza kugenda bishobora gahoro gahoro paka bishoboye. Ikindi kintu wenda nza mwibukiraho, niwe wantoje cyangwa se wankundishije ibintu byo gusenga no kuja mu materaniro. Nubwo twanganaga, ariko hari ukuntu we yari yarabitangiye kera, kandi akiva ruguru agifite umuco wose. Yari yaratse, yarakongereye neza. Nuko agerege no asanga no mushasha ntacyo bitubwiye. Nuko aramfata aranyegera kanjyana mu ikanisa ryabo ahantu basengeraga. Nuko nikorari yabo agenda nyerekera gahoro gahoro paka nanjye mbigize umuco, kuko ngewe ntabwo nabikundaga. Niberaga mu buzima busanzwe, nari umunyeshuri. Gusenga no kudasenga ntacyo byabaga bimbwiye, ariko kuva umunsi twamenyanye nibwo ibintu byatangiye guhinduka. So urumva rero ko umuntu nk'uwo ngo ntabwo wamusobanura ngo umumare. So ni mugari cyane. Inkuru y'umwana ngo izisubira inyuma, uyu mugabo Merci nzamwibukira ku bintu bigera nko muri 3. Ni ukuvuga ngo iwe yaraje nka mbere aragenda arameteriza n'icyongereza, ibintu byose biratungana. Jewe nari nkiva ruguru. Ni ukuvuga ngo yakaza yarankopeje. Wari umuswa? Si ukuvuga ngo bwari ubuswa bundi, nari ntarayimenya, nari nkiva ruguru, nari ntarafashe systeme ya hano. Hari ukuntu nyine yari yubakitse mvuye iwacu ruguru, ndi ku makonjegezo gusa. Noneho ni umuntu wankopeje tugeze mu wa 5. Ni ukuvuga ngo nkiza nari nasibiye muri 4, mu wa 4 nari nasibiye. Ni ukuri kw'Imana imyaka yarabaye imyaka. Ni ukuvuga ngo aje yamambwiye ati sha agasuzuguro ndakanze, guhera uyu munsi tuzotwicarana nawe kandi nzokwerekera ibintu byose kuzogeza nawe bigiye ku murongo. Umunsi umwe baradufata. Ni ukuvuga ngo yarangije gukora musingiza pepa yanjye arandika, kandi yari yamaze kumeteriza umukono wanjye neza. Yari yarawufashe pe, ngo nyimusinzi yatangiye gukora gutya batugwaho bamadufata. Ni ukuri kw'Imana twiro dupfuka amaburira uwo munsi.
yamambwira ati habe niwe twupfukama inshuro n'inshuro nzokomeza ngufashe. Mu by'ukuri yaramfashije. Uwa gatanu turabusoza, tugeze mu wa gatandatu saka turicarana, twakoze ikizamini c'uwa gatandatu, abona amanota meza nanjye mbona amanota meza. Ni nayo mpamvu no kuvuga ngo n'ubu ngubu azano mu Rwanda ari mu bintu gahunda zamuzanye, nanje nari ndimo kuko raciye imyaka igera nyinshi cyane hafi 9 aho ngaho ntamubona. Iyo ni inkuru yacu wenda y'ubuzima bumwe twagiye tubanamo n'ubundi kandi n'ubu nyine turacakomeje. Hanyuma muravuza ariko twumvishe warashatse. Mary, we habuze iki? Habuze umugore. Habuze umugore. None se okay, uyu nguyu niwe pare. Uyu niwe pare. Ariko n'amarene ngira ngo arahari. N'umugabo arahari. Inka nazo zizobora zisamuye hariya hirya gutya. Habuze umugore. Ndaje mu message. Ariko urishoka ko habuze umugore cyangwa hari uri hari imbere ugiye kudutegera mu kiganiro mu kanya ze kubwira ati wanyihakanye? Yaba hari bitaratungana cyangwa se ntawe? Ibyo ari byo byose arahari. Narivuze ngo ariho. Ntabwo twatuvuga umuntu uri utarabaho uri mu yindi se, ari kuri iyi si gutya. Wese ndamumenya. Nimba ari inzobe simbizi, nimba ari igikara. Ariko ahari amenye ko akomeje gutinza iminsi. Ufite iyerekwa ritambutse ko ukuramutinza Mary imyaka agezemo niyo. Hanyuma mfite akabazo ko kubazamukire. Utubwiye ko wari uvuye muri Kongo uza hano mu Rwanda. Cyangwa byakunda nyine hari ibintu wagiye ubona bitandukanye n'ibyo wari umenyereye wenda aho wari uvuye. Ese watubwira mu ncamake z'ibintu wabonye utari umenyereye n'ibintu byagiye mbese bigutonda biragucanga ibintu utari uzi ni byinshi? Watubwira mu ncamake? Ni ukuvuga ngo ibintu nyine biratandukanye. Umuntu yakiviye iwacu ruguru ashitse no mushasha, hari ibintu byinshi uzusanga nyine bitandukanye. Ukuvuga ngo ibintu bitandukanye iri iwacu hari ukuntu twari twaramenyereye gusa amasomo ntayarahaba, kwari kuragira gusa nta kindi kintu cyabaga mu mitwe yacu. Ibintu by'ishuri waragendaga iminota ingahe kera ukamucika ugatoroka ukaja kuragira. Ariko ahangaha haba umuco mwiza, usanga umuntu yarafakaze ku mashuri cyane. Nyine ico kintu cya mbere nabonye gitandukanye n'iri iwacu. Ikindi cya kabiri wenda nabonye gitandukanye n'iriya, hano hari umushasha mwinshi. Iriya ntago turagira rino terambere. Abantu babaye abandi ni ukuri kw'Imana. Nubwo kubona umwana w'umukobwa afite umugozi mu ijosi, ukibaza ati se ibikundu biwacu ntabyabaga. Ukasanga umwana w'umukobwa yifubitse umubiri wose, afite ikanzu riva hano irikikiriya nta pasoro ifite, afite bimwe n'igitambara. Nukuvuga ngo hari ibintu binyi bitandukanye byo waciriya gusa. Ariko umuco wacu ngenda bukunda cyane actually. Ndabukunda. Ni umuco mwiza cyane. Kuri Mary waba waravukiye mu Rwanda se cyangwa nawe wavuye muri Kongo wenda ukiri muto? Murakoze cyane. Nje navukiye ruguru aho bita mu Gitoga mu Rurambo. Gusa naje nkiri mutoya nkurira hano ngariho namenye ubwenge cyane. Ariko navukiye ruguru. Ariko navuye naho ndi mukuru, nari maze ku uwo mwana nyine ushitse sigaye uragira. Hanyuma kino kibazo ndakibaza Mukire, niwe wubatse. Mukire wubatse niko watubwiye, twe nta nibyo twari tuzi tubyumviye hano. Nabyo twari tuzi nta makuru twumviye hano. Narizi wenda ngo wubatse sinza mbona umugore. Simbizi ibyo sinabimenya. Watubwira ese hari abantu bari muri ubwo buzima bashatse aba diaspora batabana? Ese watubwira nka challenges mbese ibibazo kuri ubu ngubu muri guhura nabyo abantu batabana n'abagore bafite baba diaspora?
byanga byakunda birahari byinshi kandi ganto tubwire kimwe cyangwa bibiri utubwire nyine ibibazo mufesinga nk'abantu mufite aba diaspora mutabana nyine. yes icyo kibazo ibyo bibazo mbajije nibyo ni ukuri birahari muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo sinzi ngewe umuntu twubakanye nawe ni umuntu dusa nkaho twakuranye kandi yagiye tuziranye twarabonanye amaso ku maso, ntago ari ibyaha byo kuvuga ngo twakubitaniye kuri social media cyangwa Instagram n'ibindi n'ibindi. Ni umuntu ngiye yagiye tuziranye cyane. So rero ibintu tugenda duhura nabyo ni byinshi cyane, birumvikana iyo umuntu atari kumwe n'urugo hari ibintu agenda ahura nabyo, ibintu byo kuba wenda utari kumwe, wenda urugero wenda n'umwana wawe ukomeza urebe ukuntu wenda mutarahura utaramubona kuvugisha wenda kuri video gusa, kandi buriya umwana ibyiza ni ugukura azi ababyeyi bose. Ariko nyine kubera icyo kibazo cyabaye cy'uko abantu basigaye bashaka bari bamwe baririye abandi bari hano, ugasanga umwana akaramenya umubyeyi umwe gusa, kuko wenda ari bamwe bakura bakanatinda n'abana bakamenya n'ubwenge bakazabaza ba nyina ngo ese papa bahehe. Ukumva icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kintu wenda tugenda duhura naco muri bino bintu, abantu bari mu kabeshanya wenda amukurikiye ikintu runaka nta rukundo mu by'ukuri, ugasanga wenda akurikiye ayo mafaranga ntiyite ku muntu bazobana nawe imyaka yose yo kubaho, kandi umuntu muzabana mu by'ukuri ni kugeza upfuye. Nico kintu cya mbere ndi mu kubona, ugasanga umuntu ni ukuri niyo wasanga umukobwa wenda nta jisho afite akavuga ati ndamutwara kubera ko afite wenda ayo mafaranga, ati kubera ko avuye hanze, byamara kugera iriya ugasanga mu by'ukuri ikibazo kirabaye, habaye amadivorce, habaye ibintu bigiye bitandukanye nk'ibyo nk'abiriya ejo bundi twagiye tubona byagiye bivugwa kuri uriya mwana waraciye hariya. Ziriya zose ni ingaruka z'uko kutamenyana, ugasanga umuntu gushakana bataziranye, umwe ngo aririye undi aririye gusa amafoto, ariko n'ukuri umuntu mwamenyanye mwakuranye ubuze umutima wiwe. Ibyo bintu biri kugenda bicanga abantu cyane, ariko wenda ntekereza ko abantu bagenda bahura n'ibyo bibazo biba biragenda bibigisha isomo ry'ubuzima. Mu by'ukuri abantu barira muri abadiaspora n'abari hano, muza mukundana urukundo rutashingiye ku kindi kintu runaka, muvuge ati ngewe uyu mukobwa ndamukunze kandi nanjye mungu ndamukunze, yaba afite amafaranga yaba atayafite, mu bane. Hanyuma twavuga ko wenda hari aba bandi bashaka bo mwabanye nk'uko wari bidusobanuriye, washakaye n'ari umuntu muturamuziranye, ariko hakaba na ba bandi bahuriye kuri social media, wenda amukundiye igihugu arimo. Kurya ganti baba bakunze abantu, baba bakunze igihugu, yakunze Amerika, akunze Canada, ibihugu byarakunzwe kurusha abantu. Hari abantu bari mu gushaka ugasanga ashatse umugore mukuru cyane, tuvuge umuhungu ugasanga ufite imyaka 25 ashatse wa mugore ufite 30 n'ingahe. Ni ibibazo byabaye. Ba bantu wababwira irihe jambo? Icyo kibazo ni ikintu maze iminsi njyavuga ntekerezaho cyane. Mu by'ukuri sinzi nimba abona mu gukunda igihugu nk'uko nyine yarabivuze cyangwa amafaranga, kuko ngende bara nta rukundo ruba ruhari mu by'ukuri. Ukuvuga ngo ugiye gushaka umuntu ufite abana 4 yabyariye wenda mu rugo, ajya hanze arakuruta, usize umukobwa mwiza nk'uyu twicaranye, amusize hano aragiye nk'uyu twicaranye hano, urumva asize nk'uyu mwana mwiza wicaye hano iruhande rwanje, ngo agiye akurikiye umukecuru uri muragonda mu mugongo, ngo kubera ngo amafaranga, ngo kubera ngo igihugu, ngo kubera ngo ari Canada, ngo ari muri Swede. Yamara gushikiriya agatangira kwigana kugira ngo abone ukuntu batandukana, basenya urugo, bakeneye gusa wenda gushika gusa aho ngaho Amerika cyangwa ikindi gihugu runaka, akanga wa muntu mu by'ukuri. Nje ico nubabwira rero, mureke gusiga abana hano beza bakiri bato bafite imyaka za 20, ahubwe mukore, dushaka ifaranga, umuntu ashaki akore, ariko kuvuga ngo wenda
mureka ntegere ngo ku muntu ngiye kuzashaka kuri social media sibyo ngo andemere ubuzima. Wenda umuntu ashobora kuvuga gutyo akavuga ngo wenda ngo nuko wenda wagira amahirwe yo kuvuga ngo washatse iriya muntuzi, ariko mureke dukore. Abantu batarashaka nka Merci akore atavuga ngo wenda ushaka ibiceri, apana kuvuga ngo wenda mureka nanje nicare ngo mpige uwo mukecuru wagondanye umugongo tubane nawe. Ivyo bintu nje nogira inama kugira ngo mubireke mubicikeho. Hari akandi kantu wenda ushobora kongeraho, abantu mukuja ku social media cyane kugira ngo babone abantu tibasenge Imana mu zukuri, tibagende ngo basengere ngo bapfukame, ntiba bakagenda gusa tegeti yari kuvuga ngo ndaririmba neza cyangwa ndacuranga neza cyangwa ndambara neza cyangwa ndabyina igisirimba neza kugira ngo muri Amerika bambone, kugira ngo tibasenga Imana bakagenda kugira ngo iyo nama nje novuga ngo izo bintu mubireke nyabuna, mubireke muze muca gusenga mugiye mu rusengero mukorera Imana mudafite ikindi kintu runaka mwamuvuga ngo ko barandeba. Reka Merci agice bivuga nubwo atarashaka. Akoze cyane. Nubwo wenda nta experience mbifitemo kawe, ariko ibyo byose wenda ni ubuzima tubayemo. Ni ibintu bigaragarira amaso ya buri muntu wese. Mu by'ukuri ingo za kino gihe ntabwo iyo uzitegereje neza ubona zitari strong. Ndabwiranje n'ingo z'ababyeyi bacu ba papa na ba mama ndetse n'abasogokuru. Tubere icyitegererezo tubigereho. Nkeka ko impamvu wenda izabo zabaga zifashe nuko nta tundi tuntu bagiraga, bashakanaga baziranye bakundanye. Rero urukundo nirwo rwa mbere, nizera ko urukundo nicyo kintu cya mbere, hanyuma ibindi byose biza nyuma. Kandi ahantu hari urukundo abantu barihanganirana. Niba ukunze umuntu wenda ufite nk'ikibazo runaka cyangwa umuga runaka, ukamukura muri Amerika akaza agashaka ku kibuga cy'indege, ugumana none kwihanganira iki kuko wamukunze, utuma atega indege araspendinga ibintu byinshi kugira ngo aze kukureba. Rero njye nkumva ko nanone hakwiriye kubaho kubwizanya ukuri. Umuntu nimba azi ko afite inenge runaka akabwira uwabo ati njyewe mfite ikibazo runaka, uwabo akagira gute akamwumva cyangwa akamwanga. Biruta cyane kuzatega indege agaspendinga amafaranga menshi kuzaza ugasanga niwe bigize gute ingaruka niwe we zibayeho. So nuko rero icyo nicyo mbitekerezaho. Social media mu rusengero, mu by'ukuri tuze tuja mu rusengero tugiye gukorera Imana, muri iyo papa si yonyine gusa tugiye kuramya Imana. Nta yindi business yagakwiriye kuba iri mu rusengero usibye kuramya Imana gusa no kuyihimbaza. Ibindi byinshi iyo social media hari ubundi buryo twayikoreshamo bwiza bikagira ingaruka nziza. Kuvuga ngo bira bintu dukora mu materaniro bikaja ahandi, nanone mu buryo buri positive way, hari abo bigira gute, hari abo bifasha. Ariko nanone abantu babikoresha mu buryo bubi kugira ngo bagaragaze impano zabo, icyo kintu ntabwo ari cyo gikwiriye. Nkumva ko twe twokorera Imana hanyuma Imana ikazatwitura ibyo dushaka byose. Uko niko mbitekereza. Yego, wataramye neza Imana ikaguhereza uwo mugore ukeneye cyangwa uwo mugabo ukeneye. Murakoze, musubije cyane nk'abantu bize kandi mufite ubwenge, musubije neza. Kwa Focus ni ngaho yigishije neza yararikoze. Hanyuma mfite ikibazo, turi kugana ku musozo. Mfite ikibazo ndakibaza Merci, ariko na Mukire yakivugaho. Kuri ubu ngubu dufite abagore batoya bagiye bapfakarira bakiri wenda tuvuge muri Kongo. Nk'umurabizi ko Kongo hari igihe abana bashaka imyaka 15, 14, ugasanga umwana arapfakaye wenda aribwo akibyara cyangwa se bamwe bataranabyara, bikaba ngombwa ko asigara muri bwa buzima bw'ubupfakazi nyine. Tukagira na babandi baba diaspora aribo twahoze tuvuga baba hanze bafite ifaranga, ugasanga
ntago ba basore bacu bari kugenda ngo barebe basi b'abana bari muri Kongo bahangayitse ngo ari bo mwe mushaka, kuko njye ntekereza ko bariya bana nibo bakeneye cyane urukundo, kuba wabitaho byonyine nicyo kintu baba bashaka. Ugasanga bagiye gushaka abandi bafite amafaranga kubera ko ni inyungu, bakirengagiza ba bandi bapfakaye, kandi ugasanga umwana apfakaye gifite imyaka 15, byanga byakunda umwana ni muto, habe nubwo yaba ari imyaka 20 aracyari muto, ariko ugasanga abahungu b'abanyamurenge ntimwabashaka ngo yarashatswe. Ese kandi nabageni cyane Mary, biriya bintu ubivugaho iki nkamwe? ni iyihe mpamvu ibatera? twari kubanza na pare ntaco uvuga ntacyo bivuge buri kintu bivuga. pare niwe umaze kugira experience cyane mu bintu byo gushakana, kuko ageze imyaka ese ningahe hari imyaka 3 urumva ko rero afite experience. Kuri icyo kintu wari uvuze cy'abana bari ruguru bapfakara bakiri batoya, mu by'ukuri ubundi ruguru niho hari abageni kabisa. Abasore bave hano bazamuke baje gushaka ruguru, baje ku misozi bashaka abana bagifite umuco. Icyo ndagishigikiye cyane rwose. N'abahanga ni abageni, ariko nanone n'abahariya ni abageni. Twenda twageze mu kizungu dukunda abana wenda bakubita agatwiko iki n'iki, ariko when it comes ku kintu cyo gushaka, ntekereza ko ukwiriye kucitondera cyane, kuko biba bitandukanye cyane n'ubuzima wahozemo ukiri umusore. Ruguru niho hari abageni, icyo ndagishikira kabisa. So abasore bafite iyerekwa, muze tuzamuke ruguru. Uyu mugabo aziranye n'abana bariyo, azogira gutya aba connecting. Murakoze. Yarabajije ku kibazo kisa nkaho kivuga ku bantu baba barabyariye nko mu rugo cyangwa se abapfakazi, baba barafushije abagabo bakiri bato, umugore ugasanga afite umwana umwe, umugabo agahita yitaba Imana, none ugasanga wa muntu akiri muto afite nk'imyaka 16, 17 za 20 aho, ugahita uvuga ati nyine ningibi sinzi nimba ari umuco cyangwa se ari ibitekerezo abantu kera bamaze kwishira mu mutwe ko iwe ataba kibaye umugore, kandi kera yarabaye umugore. Ugasanga nyine abahungu titubyiyumvamo cyangwa se wenda ngo tubikore, kandi nkatekereza ko habe na basokuruza bakera na kuva kera no muri Kongo iwacu ibyo bintu bihoraho. Umwana yapfakaraga akiri mutoya akaguma kwa sebukwe, akamakomereza aho ngaho, agakomereza imyaka ikaza, ndetse ugasanga hanahabyare n'undi mwana wa kabiri. Sindamenya impamvu igituma uwo mudama adashakwa cyangwa se ngo abe yasa kandi gushinga ubundi buzima bwiwe kugira ngo nawe atangire yiteza imbere. Hari namwe bagira n'ibibazo aho ngaho umugabo amaze gupfa, ugasanga bazamufata nabi, ugasanga n'ukuri ntago bakimwitaho nka mbere kandi ari uwabo. Rero sindamenya nje igisubizo cyo kintu mu by'ukuri, zoshaka abantu bagabo bakuru babifitiyeho ubushobozi naribonye ko badusobanurira impamvu umwana mutoya nk'uyu nguyu ufite imyaka 18 cyangwa 20 yashaka nk'ubunyira agahita apfusha umugabo, bikaba birarangiye ubuzima bwiwe bukaba burangiriye aho ngaho, akamahera aho ngaho, imyaka yiwe ikaza ikindi ugasanga umwana yarangaye bitewe nuko yagiye ahura n'izo mbogamizi n'ibyo bibazo. Yes. N'abandi muri comment baze kubishyiramo kugira ngo dukomeze kumenya se ni iki kibitera, kuko twebwe duhora turi mu rujijo nkatwe iyo tubibonye, ugasanga abana ari aho ngaho ni mutoya, ahubwo agiye kuba muri ka gahinda ko kubaho yigunze yumva ko ari umupfakazi atazashakwa, cyane nimba ari n'umuco. Ngendekeza ko byahinduka, kuko ni ibintu byahinduka. Hanyuma mukire watubwira warubatse byanga byakunda hari ukiri umujene
batarashaka. Nkatwe ntago turacyari ingaragu ntago dufite iyo experience. Ese watubwira bike umuntu wenda wahinduye ingeso n'ibintu byinshi wenda bigenda bihinduka, watubwiramo bike? Ubuzima bwa gisore ni ubuntu bukomeye cyane. Ubuzima bwa gisore ni ubuntu, ni ubundi buzima. Kandi umuntu iyo yakoze ubukwe abaye umugabo, hari responsibility azafata, hari inshingano afata nk'umugabo. Ni ukuvuga ngo nkiri umusore, urugero nabonaga amafaranga nkumva nta kindi kintu gukoresha, wenda ari ukwambara gusa cyangwa ari ukuryosha, guspendinga, nta kintu. Ariko iyo umaze gufata inshingano zo kuba uri umugabo, urafunguka mu bitekerezo, uba ufite inshingano nyinshi ugomba gukora, inshingano z'urugo rwawe, inshingano zo kwa papa wawe, inshingano zo kwa sobukwe n'inshuti n'abavandimwe. Ico gihe utangira kubatekereza cyane ku buryo unamufasha n'ikintu gifatika. Ariko ikiri umusore, nta kindi kintu utekereza gusa, ni wowe witekereza wowe wenyine gusa, wowe wenyine nyine ukaza wumva gusa ni ukwambara gusa, ni ukujya mu rusengero gusa. Ubuzima bwa gisore bwanjye nabayemo bwose, nabaye mu buzima bwo gusenga, kuko nagize ababyeyi basenga Imana kuva menya ubwenge. Nabaye mu buzima bwo gusenga, aho nigije ishuri, utwariganye nigeze kubaho pasiteri, ndakomeza ngeze mu wa 4 segonderi kuzamura naho mbaho pasiteri. Ubuzima bwanjye bwose nagiye negera cyane ibintu byo gusenga kubera ababyeyi banjye. Sinigeze nja mu buzima bundi bw'isi cyane ngo usange ungaye kavugira kantu. Reka nkavugeho, karamfashije cyane. Mukiravuze ikintu ciza cyane. Ababyeyi mu by'ukuri badutoje gusenga tukiri batoya. Imana mu ijuru bahumugisha. Hanyuma rero mbonereho no kubwira n'ababyeyi, nyaboneka ababyeyi mujye mutwara abana gusenga, mubafata ukuboko. Hari umubyeyi umwe ushobora kukubwira ngo umwana we ngo yanze kuja gusenga. Of course umwana nyine ntabizi, ntabirimo. Wowe muhagurutse ku ntebe, muwagire umutwara aje kugira gute, aje gusenga. Hanyuma wenda umuntu ashobora kubibona gutya akagira ngo ni bisanzwe, ariko buriya uriyo n'umusinga umwana bari kugira gute, n'umusinga umwana bari kubaka. Hanyuma rero namwe abana muza mwirirwa mu rugo, mugende muje gusenga, timukaza mwirirwa mu rugo. Rero turashimira ababyeyi cyane badutoje inzira nziza y'amasengesho. Bibiliya ivuga ngo utoze umwana inzira nziza akiri muto, azarinda ayisaziramo, akigira gute, akigenderamo. So nuko bimeze rero. Imana ibamugisha. N'umutoza kuja kureba umupira wa Man U n'ibindi bintu nk'ibyo, nizo zakurira ngo umutwe wiwe gusa. Azaba umukinyi ashaka ifaranga, ariko nyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima tugomba kuzaba mu zukuri. Toza umwana inzira yo gusenga, ayegere, kuko nta handi ibintu byose biva mu gusenga. Yaba ari n'uwo mugabo mwiza, yaba ari n'uwo mugore mwiza, yaba ari n'urugo rwiza dukeneye, byose biva mu gusenga. Ariko nutoza umwana ngo umwana wanje ngo mperekeza haruguru ngo ngende ngo kore umupira, nushikayo wake wishupa, umwana kurebe, urimo yakureba umwana kurebe, ubwo si ububyeyi, uko si ukurera umwana mu zukuri. Yes.